ujyane n'imodoka y'umurenge ugende ku murenge komanda kure utahe wigire mu kazi kawe. Yego. Agengeze ku murenge. Urumva bagenda baza buri muntu wese nyine kugira ngo bamukore dosiye yazize iki yazize kwera icyo hano bagera ku Rasta kwera icyo arahanga. Apolisi bari banjyanye baramubwira ati rero uyu Rasta yafatiwe mu kwabo nimugoroba ariko afite ibyangombwa wino hano hari izuba kugira ngo abantu bakurebe neza. Yafatiwe mu kwabo ariko afite ibyangombwa byose yabuze umuntu umufungura ko agomba nta muntu wari kumufungura ruhari yaraje anga gusa kugira ngo umufungure yitahire. Yego. Yicara nyine nanjye numva ibintu naho byarangiye. Uravuga ati wishyize mu mahoro kuva ku munota wa mbere. Numvaga aho ngaho nta n'ikibazo natekereza ko kiri buze kwavuka habe na kimwe, nta kibazo numvaga kirimo aho ngaho pe. Ubwo tukicaye aho ngaho nyine kirimo akora aya madosiye hambajitse umurumogi. Ariko dore ko basanzwe menye iki kibazo nyibazwa kenshi kuko nta muntu nyine twaganiraga nambaza icyo kibazo. Ndamubwira ni wapi ntabwo nk'urumogi. Ndamubwira tusa n'umuntu warwo kabisa. Turasa nk'umuntu urunga umunwi wago. Ntabwo nkumva n'ibiganiro biraho nkavuga ni nari ntago ndungwa ndetse n'ibindi byo ko namuza musanga usimbizi nta nubwo nywa n'inzoga njewe. Ndamubwira ni wapi kabisa uretse n'urumogi n'inzoga n'ibiki byose ntabwo tuganira bisanzwe. Niganirira. Hashize akanya numva arongera arambwira ati ariko urasa nabi bakabisa nyine kuganira turasa n'igisambo. Kandi man ari umusatsi wonyine arimo aravugira ko usa nabi. Kandi simbizi tu nyine numva ago nkumva n'ibiganiro. Ukumva murimo muraganira. Kurumva ntiyarabigize intambara numvaga ari ibiganiro bisanzwe. Ngiye kubona mbona afande angusa igipapuro cyo kufunga. Reka nereka abantu hano mu izindiro sihora mu izindiro haba hari ibintu byose, hari isoko, iyi ni sitasiyo ihari, niho tugeze tuvuye Kimironko dutembera. Uyu muhanda ugenda Masizi ariko ukanahura no kuri Deciveri. Iyo ugeze Masizi urarenga hirya ugahita ugera mu yindi kaburimbo ya yindi uhinguka uvuye Kibagabaga hepfo ku Mavazi. Niho rero uyu muhanda ugenda ukagera hose. Hano mba narahatembereye mpazi muzese ibyora ntago mbeshya nubwo ntari uwina ariko narahatembereye. Nuko rero hano iyi niyo karitsiye bita kwa Mwizindiro. Ukomeje hano imbere stage hari urabona iyi modoka nayo ubungubu ishobora kuba yazengurutse aho hose mvuze ikaza guhingukira. Urumva rero nta kibazo kiba kiri mu gutura hano. Urabona hari moto zo barabizi mu Rwanda ntushobora kubura moto. Ni nk'aba bakozi ba MTN ba mituyu, ni igare ryo ntiwarisanga ahantu hose, ariko mituyu na moto ahantu hose waba uri mu Rwanda niba utaruzi icyo kintu kimenye. Ariko tumaze gutera imbere usanga n'amabanki ubona hari ukuntu nayo yagiye yorusha. Salama musaza, umeze gute se? Bakwita nde? Benjamin. Ndi kumwe na Ras YUHI hano, nuko nta gisajya afite ariko ni umurasta. Twari turimo tuganira ngize amahirwe ndakubonye mfite kamera umbabarire nanjye ndi Rasta. No twari turi kuganira ni ibihe bibazo ujya uhura nabyo kubera ko ufite dread. Oya nkubajije ntago nkubajije ibibazo byo mu buzima busanzwe, ndakubajije ngo ni ibihe bibazo ujya uhura nabyo kubera ko ufite dread zawe. Gwenda abenshi abantu nyine bafata bitandukanye nuko jemeje. Bamwe bakabanga ndi pede. Bamwe baravuga ngo uri pede. Abandi bano ndo mu mwatari ibintu byinshi nyine to. Unywa itabi se ubusanzwe? Unywa inzoga? Inzoga yurayinywa? Inzoga ndayinywa ariko nawe. Ariko se nyine mu nzoga n'abantu bose barazinywa. Ugira umusherisi? Ntago yaba ufite umwana wakwemeye avuga ati iyo misatsi ntari biryaye. Ebana urumva rero uyu musaza we yagiye ahura n'ibibazo kumwogosha kubura umusheri. Urumva wowe ufite amahirwe ko ntago burya ngo amahirwe y'injangwe se y'imbere. Ariko urumva ndabizi ko muri societe habamo ibyo bibazo. Umuntu ufite dread kuntu afatwa
urumogi, ni umujura. Kandi reba uba waje kuri bonane yawe ntiwagiye mu kabari ngo unywe, urimo uravuga ati reka nkorere ibiceri. Wayabonye se? Nayo. Uracyaba mu rugo iwanyu cyangwa urakodesha? Ebana, sawa rero umunsi mukuru mwiza, turi gutembera natwe tuganira gutya kuri kamera. N'uyu musaza ari kumpa ako gasho ambwira ukuntu biba bimeze. So guys, we was meeting one Rasta. He still have a small dreads. I didn't like to go deep to ask him, but I was asking him what is also his inconvenience about I don't know if he's a Rasta, but as many people, when you see someone with rocks, you gonna think exactly he's a Rasta. But I was asking him, he told me some people they think he's gay, other people they say, oh, you smoking weed, other people. And I was congratulating him because look, today it's a holiday, but he came actually to look for money. He's searching, he's hustling to get something on this day. So wari ukimbwira rero sorry twagiye kure cyane noneho sinzi niba twibuka aho twari tugeze. Umuganye nturasaza cyane. Ikindi turi kugenda duhinduranya location kuko hari aho turi kugera izuba rikaza rikadufesinga ku buryo ari bwo buryo bwiza tugaragara. Kandi ikindi sorry ni muza gusanga ibintu by'amajwi mutabyumva neza kuko turashaka kubereka nk'umusozi hari ya Kimironko uburyo haba hasa neza. Look, yes, and turacyagenda turi kujya noneho kwa Mushimire, kwa Nayinzira. Aya mazina kuyafata byaranshanze. Kwa Mushimire yagiye ruguru twavuga. Ubwo nanjye nzajya ndeba video nishaka ko harangira. Nawe uzajya wirangira, ubanza nawe amaso ukomeze urugendo. Kabisa. Okay, ngaho rero tubwire noneho dukubite tubangura kuko aho tuza kuvuga ngo turahagaze ntago turi bugaruke tukora video birabirangiye. Umufande wengiza hano yibare bamaje turimo tuganira nyine ambwira ibintu ngibyo tuganira bisanzwe. Ngiye kubona bona kumwe atanga ibipapuro by'abandi bifunga abandi abibye abagize ibiki. Yego. Nanya mbaye igipapuro cy'imfunga. Igipapuro cyanditseho ngo ndumujura ngo niga abantu nitwikira ijoro. Ndamubaza ni Safandi bimeze bite ko ndabona ibintu byanditse ku gipapuro bitandukanye ikintu cyari kinzanye hanga. Ewana ahita ambwira ati weho kuntu ibintu bimeze sanga abandi hariya baza kuba wisobanura tibyawe byamenyekanye. Ewana nahise ninjira mu gihome gutyo musaza bitamo iminsi mike yabura gusa burya igihugu yo gifite amategeko, igihugu cyiza byongereho igihugu cyiza gifite amategeko, nta gihugu kitagira amategeko. Buriya umuntu umwe ashobora kukurenganya ukaza kurenganurwa n'itegeko. Hari umuntu wakureba kumva yifuza ko wafungwa ariko amategeko akabyanga iyo nta tegeko rimurengera. Nta tegeko wagonze byakunda igihe kiragira amategeko akurengera. Rero niyo mpamvu nkubwe ntongeraho igihugu cyiza kuko u Rwanda nkora mbibabwira ugeze mu bindi bihugu ukarebamo hano ukuntu haba hasa. Yes, harimo imyanda mikeya ariko ni ukuvuga ngo ejo mu gitondo uje ntiwayihasanga. Mu gitondo barabyuka babikuramo. So guys, this is how this I don't know how to call this, but it's a canal, water canal from the beside of the street. I like to show you how guys looking. It is looking very clean. As I told you, this is how it looks, very clean. There is no trash inside, and this is small trash you can see. Maybe because it's in the evening, people they throw things out here. So I think tomorrow morning they're gonna be cleaning everything. So there is no worry, and
it's not only in the cities. The country is clean everywhere actually. Wari ukimbwira nyine ukuntu byagenze. Ngiye nkubwira ubwo umugore arafunze. Ongera uze hano. Umugore aragufunga. Ari ku cyumweru. Banyira ngo muri station ya polisi. Gitondo bahita banjyana kwa Kabuga. Kwa mbere. Rero kwa Kabuga nicyo bangu ifite iri mu gihugu cyiza gifite amategeko. Baba bazi ko ibintu byose biho umuntu ashaka kurengana. Yego. Kwa Kabuga abantu benshi wenda barahumva ariko buri kuri kuba buriya kimwe mu bintu byiza navuga muri urwo rugendo wenda nabonye hari ibintu byinshi ugomba kugira ngo wige. Nagiye kugira ngo nige. Buriya ikintu kimwe nabonye nuko kwa Kabuga bashobora gufunga umuntu batabanje kumuburanisha bagira ikintu kimeze nk'urukiko. Uvango mbere yuko bafunga umuntu hari icyo bita ribu. Ribu biriyo nyine hariyo ribu iba yo kwa Kabuga izikanone kaza babantu bose boherejwe bavuye mu mirenge ya no muri Kigali. Bakabazana bakumva buri umwe nyine buri umwe bakumva icyo yagirizwa icyaregwa. Nanjye rero naje guhabwa iyo mahirwe. Urumvwa ndisobanura barambwira ati nuko nguko nyine ndikora mu gitondo waho kwa kabiri ndataha ariko ntaho umugara wanjye umugara bawuciye ubwo nta kivugo atahanye. Ntago ubundi nuko nyine ikivugo ndasanga abanyisiza ariko buriya nyine buriya baravuga ngo intare iteka ryose yaraye intare niyo wayogosha umugara ntiyahinduka injangwe. Niyo wakogosha intare ukayikoraho umugara gutyo ukawogosha wa mugara wayo ntabwo bita bigira injangwe irakomeza ikaba ya ntare n'ubundi nta kintu kiba cyayo. Mayindi ibigihari yo guhiga yo kuba umwami mu ishyamba. Kandi niko wagarutse nawe wisanga mu gihe cy'amasaha ngahe. Urumva iminsi 3 nafunze mu minsi 3 urumva n'amasaha ageraho muri 70 nangahe. Wisanga dread watunze imyaka yawe 11 10 bakuyeho. Wanazarangeze wahawe amahirwe se yo kuba washyira mu mufuka ukazitahana. Buriya kimwe mu bintu nyine wenda nabonye cy'inyankuru abantu benshi bubaha Rasta. Icyo kintu narindi buze kukigarukaho. Nubwo twagiye tuvuga ibibazo bahuriramo nabyo ariko nanone hari indi experience ngewe nzi kandi nawe uzi. Abantu benshi actually birengagiza ibyo twe twahereyeho bibi. Nabyo nari bubigereho ariko nuko ubikomojeho. Abantu benshi bubaha Rasta. Reka nawe navuga bafite bya bindi barabizi ka Rasta atari abana babi. Barabizi ko ariko bambere dukore nyine barabizi ko byanga byakunda ntabwo turi abana babi. Ahubwo ne ko ari kwa kundi babisanzwe. Ari ne bisanzwe nyine umuntu ari ukuntu nyine society ya Kinyarwanda ari ukuntu twiriza inyuma kubera dukorenzwa n'abazungu. Hari ukuntu ubukoloni bazanye hari ukuntu nyine twakuze kirokore twese. Dufite mind ya kirokore. Ese bura n'ubukoloni cyangwa ni ibintu bijyanye n'umuco nyarwanda? Ntago ari umuco kuko buriya mu muco twebwe ibisage birasanzwe kuko abo ba Musinga amafoto yabo ya hafi twagiye twabashije kubona uyu Musinga yarafite ibisage imisatsi yo ntabwo byari birebire cyane ko yarafite ibisage. Barukara rwa Bishingwe bari bafite imisatsi no mu mateka bamiye kera usanga unarebye mu mafoto n'amavideo n'ay'ababyeyi bacu mu gihe cyashize wenda ntibabaga bafite ibyo bisage ariko babaga bafite umusatsi ukabona ko iyo spirit kandi babatanu ubango ngiye nibasogokuru njye afite umusatsi byanga byakunda nuko yabonye nawe sogokuru wundi wawundi ngiye ntabonye kandi uwo utabonye hari impamvu yabiteye. Bivuze ngo mu muco nyarwanda ntago ariho haturuka ibintu byo kwanga ibyo bintu by'abarasta babashinja rimwe na rimwe imogi cyangwa nuko nabo barukoresha n'ubundi. Buriya urumogi rwo urudushinja bwo bafite rezo ntabwo ngenge mbitindaho. Kubera ko bijyanye n'imico bijyanye n'iki urumogi abarasta bihugu bimwe na bimwe nko bwagiye rwemerwa rwakoreshwa kuko n'uyu munsi uteretse ngo mu buzima busanzwe ushobora kuba runakoreshwa no mu buvuzi hano mu Rwanda. Ariko ntibyemewe nyine. Rero abagaragaye ku ruhande abo ngabo ba Bob Marley ba Peter Tosh b'abarasta bamwe batumye Rastafari kuva kopira izamuka cyane. Bari bafite izo mayindi z'urumogi bararukoreshaga benshi bararukoreshaga. Ariko nanone twirinde tuvuge tumenye ikintu nanone bitewe n'igihugu bakomokamo. Nuvuga ngo urumva na amategeko y'igihugu
uretse ko no mu kuri ndagira ngo nako nka pointingeho ntabwo Rastafari ntabwo urumogi ntabwo irarwemera ntirwemera. Rastafari ntabwo irwanya urumogi irarwemera ariko ntabwo ari hame ko cyangwa ntabwo ari itegeko nk'uko umurokore bavuga ngo ntugomba kwambara ipantaro ukaba utayambara wumva ubishaka. Twebwe rero ntabwo ari itegeko ko umuntu anywa urumogi ariko nta nubwo twe muri mind yacu nta nubwo ducirira imanza abarungu gusa buriya kimwe mu kintu njya mvuga bundi buri muntu nyine umuntu ufite ubwenge agomba kwihitiramo ikiza cyane. nimba uzarunwa bakagufunga Rastafarism izakumarira iki wishyize mu bibazo kandi utanarunyweye ntacyo waba. Utarunyweye ntiwapfa ariko niba ushobora kuba warunwa bakagufunga imyaka 25 ngo niba ari kubakubita uba wibaza bimeze bite. Ukareba se bundi wenda biri buze kuza kumfasha iki kuba narunyweye n'umuntu akubuje ni ibintu bisanzwe. Ubu tuje hano tugasanga hano barambitse bashyizemo agatambaro kuvuga ngo ntabwo twemere guca ahangaha. Ukavuga ngo hariya niho ntaha byanze bikunze ngo reka ntahenze ushobora gusanga hari impamvu nanone coba n'umuhanda wacitse ushobora gusanga bimeze gute. Rero ntabwo iri kuvuga ngo kubera ikise mu mbuza gutaha iwanjye. Oya urubaha wenda ugasobanurirwa rimwe na rimwe impamvu bafunze umuhanda ukayumva ugasubira inyuma ukajya gushaka bakajya kwereka aho wanyuze. N'urumogero ni kuko niba n'umunsi leta yacu itemera ko turukoresha nta n'impamvu yo gukomeza guforosa ngo twebwe Rastafari dukomeze. None se ko numvisha uzi amateka menshi kuri Rastafari ni iki wundi gituma leta zirwanya urumogi? Ni n'iki gituma abarasta hafi benshi ko kuvuga ngo hafi ya bose ariko benshi bararukoresha? Ni iki gituma abarasta bakunda gukoresha urumogi ibihugu bikarurwanya? Iki kibazo ubajije kirakomeye ariko kiranoroshye. Ni ukuvuga ngo ubundi urumogi impamvu ibihugu byashyizemo imbaraga mu kururwanya byose bivuriye umuzingo byose bigahera no kururwanya kubera ko urumogi ntabwo ari cyo kibi kiri hano ku isi. Sa nk'uwigira inyuma dutanga umuhanda hano. Urumogi ntabwo ari cyo kibi kiri hano ku isi mu bintu byose bihari bikoreshwa. Amasigara ni mabi, amayoga ni mabi. Zishura urubyiruko ubu ngubu nitujyana ku muhanda uze kuza wenda kuzamuka nimugoroba nko mu masaa 3 saa 4 saa 5 urebe ukuntu urubyiruko rwishwe n'inzoga batishobora no gukora. Kandi buriya umuntu nk'urumogi ntashobora kwica akazi. Ubwo umuntu nk'urumogi gusa nta kindi kintu atari buze kuza kunywa izo nzoga ntamwe na bya bindi ntashobora kwicira akazi. Impamvu rero urumogi rwaje mu bintu by'ibanze bagomba kurwanya ni ukuvuga ngo abantu banywa urumogi hari ukuntu bagira urumogi ukuntu rutuma umuntu atinyuka. Noneho muri cya gihe cy'amarevolusiyo kiriya gihe cy'aba Che Guevara nabo babumare n'icyo gihe cyabo kiriya gihe cy'amarevolusiyo abantu benshi bararukoreshaga. Noneho amaleta akajya abona abarevolutionneri benshi bararukoresha nyine babumare niba ndahira nk'urugero nko muri Rastafari babumare b'abarevolutionneri n'umurevolutionneri bafite toce n'abarevolutionneri bakajya babona abo bantu bararukoresha. Rero mu kugira ngo basa nkaho noneho bakasa noneho b'abarevolutionneri kwari ugufata bya bintu byabo byose bakabicafuza. Bacafuje Madrid nabo bafata Madrid baracafuza bafata ibyo barya barabicafuza bafata ibintu byose babigira umwanda. Nuko rero batangiye kurwanya urumogi kuko burankeka ko iyo bitaza ku iyo mpamvu bakagombye kuba bashyiraho limite nko ku bantu nk'isigara kuko urumogi ntago mfite urugero kuko abarasta muri za Jamaica bamaze imyaka bafite imyaka muri za 90 kandi yatangiye kunywa urumogi ari umutini ariko akagira imyaka 80 ugasanga ntago yigeze afungwa. Kubera ko hari aho byagejeje kuri nyuma batotse bararwanye bisa nkaho ariko biriya kurwana byari ngombwa. Umuntu ushaka impinduka rimwe na rimwe y'ikintu gikakaye ushyiramo n'amaraso. Cyane amaraso araza. Nta kintu wabona hatabayemo ibitambo byo nibisanzwe. Nta na rimwe. Rero kurwana ntago ngewe muri kiragiye navuga ngo wenda ngo rwarabayayuye ngo niyo gahunda bari bafite. Noneho abandi bahita barufata nyine nk'ikintu cyo kuba gikoreshwa n'abantu nyine batari mu bakabona ibyo bari gukora bakavuga ati bano bantu banywa urumogi. Urumogi banywa nirwo rutuma baza mu gitondo bakaza guhanga. Okay, reka tugere hariya imbere twereke abantu tugere nko kuri azamu tubereke ukuntu bimeze. None wowe wumva se ku bwawe nk'umuntu uzi ibyo byose
ukaba uri n'umurasta wa wundi uri konvenke, wumva urumogi rubaye legalized mu gihugu cyacu warukoresha? Njyewe personally ntabwo narukoresha kubera ko n'uyu munsi hari ibindi birimo ntakoresha. N'urugero inzoga ntabwo nzinywa kandi ziremewe, ntabwo nanywa inzoga nk'umuntu, nta n'umwe wambwira ngo ikibazo ni bwoko ki. Rero n'urumogi rubaye rwemewe n'amategeko narwo ntabwo narukoresha kubera ko njyewe ufite gahunda ugenderaho, mfata ibintu kwanjye. None se kwanza umurasta wagiye agafatwa n'ingingo yose ya rastafarism, ni icyo atemerewe gukora? Ubundi twebwe umurasta w'ubundi agerageza gukora ibyiza. Urabona ntago mvuze mu rwego rw'ibyiza cyangwa ibibi, njyewe ndavuga ni ikihe kintu nk'ubu abarokore ntago bemerewe kunywa inzoga, right? Ariko ntago bayinyweye ngo bapfe. Ni iki noneho mwebwe cyangwa bari free? No kuvuga ngo ubundi bari free, wanywa izo nzoga, wanywa urwo rumogi, wanywa ayo matabi, byose umuntu arabyemerewe, amahitamo ni ayawe. Ubundi abarasta ikintu cya mbere buriya muri Rastafari tugenderaho, tuvuga amahoro n'urukundo. Mu mahoro habamo freedom. Rero muri freedom iyo umuntu afite umuyoborera ntabwo uba ufite ayo mahoro. Iyo nje kuza kukubwira ngo ntuze gukora iki ngiki, hari ukuntu ya freedom ibibangamiye banayibuze. Nuvuga ngo za ntego ebyiri tugira nk'abarasta y'amahoro n'urukundo, amahoro mba namaje kuyabura kubera ko nabuze freedom, uba wabyangije. Ariko nanone hey sister, are you a Rasta or just a hairstyle? Just a hair. Oh, okay. So he was also addressing this lady, asking her if she's a Rasta because she has a very nice hair. Natty. Yes. Okay. Urumva iyo navugaga niba nabuze freedom deja y'amahoro nayabuze, kandi buri amahoro atangira kuri njyewe. Kugira ngo njyewe ntange amahoro. Clemente, amakuru yawe subu mbonye gutera ndimo ngenda imihanda nayo maze. Ubuse ni wowe wananutse? Usuracuje abantu kadukumbura. Ngiye mfite kamera hano ndi gukora interview n'umuntu ndushyiremo. Reka narengana. Wese ubu usigaye ufite akabari hano? Hariya. Ndaje mu kanya ngurire byeri. Ntugende. Ningenda. Serious ntugende. Reka turangize ibintu turimo. Ni hariya ku cyapa neza. Ntari bindaje. Sawa. Ubuse byeri ntibonetse. Oya reka dukora akazi dukacu. So guys, this is the place I like to show you, and when you standing here you can see all over there the airport, Kigali International Airport there. What else? Let's go by this way. We gonna meet our free zone, industrial free zone. We are heading there where Azamu working from many industry. They are from that zone. So I think that will be our video end. Okay, let's continue with my guest today, and thank you guys for coming, joining me in our vlogging today and sharing some experience with my people, and you can actually ask them for subscription. Yeah, they have to subscribe on my YouTube channel, Yuhi Muragije. They can go there. Yuhi Muragije. Yuhi Muragije. They can go there and listen to some of my music, my youth reggae music. Yes. Also, they have to subscribe to your channel, Ras YUHI. Repeat that again. I like they it. They have to make subscribe to Ras YUHI TV show in order to make me growing. Yeah. Actually, we are in January, and
I think and I like to be monetized actually in this year, because now I am halfway my journey. Now we are 509th now. We are going to our final destination. So to be done yeah, by as yes, my supporters, by my hard working too. Yeah, If I am not working, if I sitting and actually nothing will work. yes, our tears Yes, are the one to make us happy. Yeah. Our sweat, our tears, hard working. If you focus on something, actually you will get a success. Sure, I know that. So if I going on this very sunny day, on this beautiful first day of New Year, so I should go and sit somewhere and yes, and enjoy my life. But actually, that's why I thank so much the time you have according me. So let's continue. You should warukimbwira nyine tu kandi wambwiye ko hari mayindi kugenga idashobora kukwemerera ko wakoresha urumogi baramutse barwemeye, kuko n'ubundi ntunywa inzoga kandi ziremewe, ntunywa isigara kandi byose biremewe. Okay, ni ukuvuga ngo rero nimwe twanga icyo Rasta agomba gukora nyuma yo kubona ko ya freedom utari buze kuyibona kubera ko naje gushyira amategeko uri buze kuza kugenderaho, ariko nanone ugomba kuvuga ngo ese ibintu nkora hari uwo bibangamira. Niba nta muntu bibangamira shibaso. Okay, ariko nanone bura nko muri safari twebwe ntago twemera ubusinzi. Safari ntago twemera ubusinzi, no gubona nyine bijya ni nacyo kintu, ntago ari ubusinzi gusa. Finally tunagenda kuri cya kintu wenda nanjye navugaho, kuko nanjye mfite dread, nubwo wenda mungiye muri nge niyita Rasta, ariko undi muntu ntago nzi uko anyita. Ikindi kandi bihera kuri ngewe, urumva kwa gutinyuka ugashyiraho izo dread kandi uzi ko muri community wenda muri community batabyemera, kwa gutinyuka ukishyiraho ibi byose. Actually abantu benshi bambara ibikomo bagira gute, ariko nabyo biba mu muco wabyo, bisimbura bya bintu babaga bahambirije abacakara, imigozi mu ijosi, ku maboko, biriya bintu by'amapingu babambikaga ku maboko, ku maguru no mu ijosi. Actually nicyo bisimbura. Ni ukuvuga ngo rero ikintu nashakaga kubwira abantu, nubwo twahereye kare tuvuga ngo Rastafari, ngo abantu nyine batayirimo ntago baba bumva abantu neza, babafata ukuntu gutandukanye. Baze duhuye n'umuntu twigendera hariya, sorry, ndamubaza mbwira ko bamwe batekereza ko ari ipede, abandi batekereza ko ari umunywarumogi, bamwe batanatinya no gutekereza ko ngo ni umujura. Nk'uko wambwiye tugitangira, umuntu ari busanya akabona akubonye uhingutse atatantwarira, kandi ugiye mu gukora ubushakashatsi ntago wabasanga benshi barahuye n'ibibazo by'ubujura. Abarasta bose barakora, bakunda akazi. Abarasta bose biteje imbere. Wenda twebwe ntitujya twambara amakote ngo tuberwe nk'abandi, ariko ntusabiriza n'amafaranga buriya si ukubeshya, n'amafaranga arahari. Yego wenda ntago dufite menshi, ariko sina ngombwa menshi, tunafite make ntago usabiriza ko buri Rasta wese ava akagera mu byiciro byose. Nk'uko nyine no mu bindi byego by'abantu dufite abarasta b'abanyonzi, dufite abafundi, dufite abayede, dufite abayenjenyeri, dufite abanyamuziki, dufite ibintu byose. Ariko uko bimeze, nk'uko mu rusengero runaka haba harimo abahasengera b'abanyonzi, abafundi, kandi batanganya n'ubutunzi. Wenda twebwe abantu dutandukanira nabo, ubu no munsi
kubera wenda nambaye ipantaro yiciye mu mavi n'ibiki ni ya freedom umuntu ashobora kumbona akavuga turiya ni mayibo. Ariko ikindi nanone abantu bagomba kumenya harimo abarasta uzasanga bahora bambaye amakote kubera ko yikundira iyo style. ubundi hari amasitiri abarasta bakunda kwambara atuma n'abantu badufata bakunda kwambara ibintu biyekuye buriya hari n'akandi gasabuga nawe urakazi kuvuga ngo turindwaye mukaniyita intare. Abantu babisha bambaye bya gisirikare abandi bameze bona nyine bafunze bameze. Rero umuntu yakubona akabona bameze kuri akavuga ni wa mujinya mugifite wabereye muri za Amerika. Umva nibyo ngibyo mu bisheke. N'ubu buzima ni ukurwana turwana ku butumwa buriya abarasta niho abantu basigaye icyo bita kuri roots. Bakiri ku mizi y'umwirabura. Uyu munsi muri mwana yavuze niba ari abantu ba mbere twe duhagaze turwanya ubutinganyi n'abarasta. Twe turero hari uburyo umuntu yaremwemo, hari uburyo yororoka nk'uko twabivuze ugomba kubaho nta kintu. None se ukurikiranye neza mu bihe bya kera wasanga nta butinganyi bwigeze bubaho. Ubutinganyi buriya mu mico yacu nk'abanyafurika ntabwo biba. Ahubwo ubutinganyi bigaragara ko byabaye i Burayi kubera ko muri Bibiliya byanditsemo kandi n'igitabo cy'amateka yabo. Kuko barakubwira ngo se muri Afurika nta byabayeho. Twebwe hano ntabwo byari bunashoboke. Hano habaga za kirazira ku buryo utekereze uno munsi twebwe baratubwira ngo Bibiliya yo yabizi abantu umuntu ashaka kubashaka n'umuvandimwe ariko twebwe byari biziririjwe. Urumva abantu bakubuza gushakana no si n'umuvandimwe barakubwira ati uri umusinga. Yego uri umusinga ntabwo wemerewe gushakana n'undi musinga utuye fyongo za heheza mufite icyo mupfana rugure fyongiyo ni nkaho mwa mufite icyo mupfana. Urumva abantu bafite umuco umeze gutyo bakemera ko noneho weho umugabo urongora undi mugabo mugenzi wawe. None se kuki abantu muri kirazira byari biriho ubwo ni ukuvuga ngo umuntu udafite umugabo ntabwo yari yemerewe gusambana n'ubusanzwe. None se ko muri izo bantu barengaga bagatwara inda bakajya kubaroha, ni ukuvuga ngo babaga basambanye barenze kuri za ndangagaciro. Bivuze ngo rero n'indangagaciro abantu babirengaho bakaba batinganya. Rero ababirenzeho urumva n'ubundi wasambanaga icyo gihe bamukuraga mu bandi. Ni ukuvuga ngo kandi ubutinganyi bwo nta nubwo mbifata kuko wenda hari icyo twita ngo ni uburenganzira. Abantu hari ibintu byaje byitwa uburenganzira bwa muntu ariko bizambya imibereho byishe uburyo Imana yaremye sosiyete. Nimwe twavugaga byo kuvuga ngo kugira ngo igihugu kibeho kigomba kugira abantu kandi abantu bagomba kugihoramo kugira ngo abantu bagiremo nuko abantu kiramutse abantu bagishizemo cyazima. Rero abandi baza bakateka ingova ibaze twese tubaye batinganye bwa burenganzira bavuga. Ariko ntago byakunda nanone tuvuge in case nyine dushyiraho iyo if baratubwira ngo uburenganzira bw'umuntu noneho bareke twese tuba batinganye. Ntagire umugabo njya gushaka undi umugore, umugabo ashaka umugabo, umugore ashaka umugore. Mumbwire ngo isi izasigaramo ko yahirangira no mu gihe cy'imyaka nka 50 yabirangiye. Ariko njya numva bafite uburyo babyaramo utanyuze mu buryo buri naturere. Ariko abatinganyi ntago babyara. Oya baradobuta cyangwa se bagafata inanga bakazishyira ariko se umundi mugore akaba yamugirira gute. None iyo process kuki baba bumva ko bagomba kwikora gutya? Kuki kandi hari uburyo buhari butabanje guca muri ibyo bintu by'ibyuma. Ni ukuvuga ngo ikintu bita ubutinganyi urakiziririza. Njyewe kankubwiza ukuri ngenda rejika ku butinganyi ndanabwanga. Njya nkubona ama comment uvuga ndabyanga reka abantu kano kantu n'umugore yambaye yambaye icyo bita urutoki rwo hagati rurerure ariko rwarashiririye abagira ngo ni skeleton n'ubundi. So guys, we are here. There is a roundabout here and here let's go and I'm gonna show you down there the place for only factories. This we have many places with factories, so we still here. Hano hahinduye izina ubu ngubu. Hano ni Masoro.
So we are in another place called the Masoro Place. Here you can meet this industrial area. You can sometime hear about Masoro University. Ahuka. There is a university here. So by going down here, you're gonna meet another street to the airport. Actually, airport here now, you have a good view of airport. Look there, it's airport. So I am still here with Yuhi, Ras YUHI. He was telling me in Rastafarism, they don't tolerate or like drunken people. Yeah. They don't like Even smoking cigar is not illegal. even smoking cigarette is not Ntabwo Rastafari byemera. ntabwo ibyemera. Kuko buriya ntabwo Rastafari yemera ibiyobyabwenge mu buzima busanzwe. Ni ukuvuga ngo ikintu kiguhindurira ubuzima uko usanzwe umeze, imitekerereze yawe, kumwunywa inzoga ugasinda, niba utakundaga kujya mu bagore ugatangira kumva ushatse umugore. Ubundi ugomba kuhora uri kugira ngo uri weho wanyawe, kugira ngo n'icyemezo ufata kibari cyawe uzavuge, utazavuga ngo nohejwe n'itabi n'inzoga. Ikindi amatabi nka gutyo urumva yangiza ubuzima, kuko ni itegeko ko buriya iyi mibiri dufite wenda ntabwo twabivuzeho. Buriya Rasta ikintu cya mbere bitaho ni umubiri, kuko buri mubiri ariko twemera ko ari insengero. Ni ukuvuga ngo rero umubiri nk'impano Imana yaduhaye, ntabwo uba wemerewe kwinjizamo ikintu icyo ari cyo cyose gishobora kuba cyawugirira nabi. Niyo mpamvu utashyiramo izo nzoga, utashyiramo izo tabi. Niyo mpamvu bamwe twahisemo kutarya inyama. Niyo mpamvu urya ibintu biri naturel. Ntugurira ikigori. Ikigori nakirya rwose, ahangaha ndava nkiri ntabwo ryarema. Reka tukigure, nabyo kiri mu bintu biri naturel. Ni natural cyane, ubundi nibwo buzima. Haraterera. Mwiriwe, mwaka mushya. Turashaka ikigori cyoroshye kidakomeye amenyo amaze ku nangahe, ariko se twakimara kimwe turimo gute, turakimara tugarutse nangahe. Nizere ko kiryoshye. Muri Kenya barabanza bakavunguraho kantu kamwe, yasaba kitaryoshye akakigusubiza. Ntabwo ikibazo kirakomeye, byose birawampaye aka karakomeye nako se kayeka kaniyangane. Cyanashiririye bya danje. So guys, here we buying maize or pop. So the guy here also is enjoying. Ita is vita. Vita is vita, which means no ngo bintu biri natural n'ubuzima. Ibi bidafite ikintu cyongeyemo, bitarimo imyunyu, bitarimo amasukari, bitarimo amavuta. Ibi ni byo buzima. Actually murakoze, reka tugende. Nibwo buzima rero bwo ngubwo bwari burimo bya bindi twavugaga byo kutangiza umubiri wawe. Nta kintu gishyashya, nako ikintu cyangiza amatabi, amayoga, ibiyobyabwenge, ibyo byose ntago bigomba kuba birangwa mu mubiri wa Rasta. Rero ubwo ikintu gitangaza ukuntu abantu bakomeza kudushinja ibiyobyabwenge kandi twebwe muri nko mu mahame tubirwanya. Ariko ugasanga nyine kubera gusukuna abantu batubona bisanzwe. So enjoy rero ikigori cyacu ubuzima bwacu guys. Okay, wari ukimbwira gusa abantu bihangane, turajya tuvugana ibiryo mu kanwa. Hajemo no kurya ariko umubiri urabikenera. Twari turimo gukoresha imbaraga tugenza urugendo runini. Okay, turagerageza kuvuga tutari kuri kamera kuko no mu muco nyarwanda birasanzwe ko abantu baganira bari no kuri baganira barya, ariko nanone kureba abantu mu kanwa nabyo ni ikintu. Okay, ntacyo, reka tubereke no hakurya kuntu bimeze. This is the
the compound of industrial area. Cya kigori kirakomeye. Look, it's very hard, guys. Tuvuye kuri ibyo, umurasta Imana muyifata gute? Imana yituzi abandi bantu basenga. Natwe niyo dusenga. Uriya hari abantu iyo tuvuga ngo ja. Abantu benshi bumva cyari nk'Imana yacu twebwe nk'abarasta. Twagiye ara turaterura duterekara turavuga ngo ja. Ariko mu by'ukuri ja niyo Mana the creator, Imana muremyi, Imana rusumba byose. Niyo Mana muremyi. Rero niyo dusenga. Noneho ikintu abantu batazi nuko iriya ja ni ijambo ry'igiheburayo rya kera. Hari amagambo baramansiye muri munuze mu ndimi mu dictionary bajya bisobanura. Rikaba ari nk'ijambo ryakoreshwaga kera ariko rikaba ritagikoreshwa. Rero ni igiheburayo cyakoreshwaga kera bivuga Yahweh. Ari Imana Jehova yingiyi twese duhuraho dusenga. Ariko abantu benshi bumva nyine byanki yacu. Rero Imana dusenga ni imwe kandi twubaha n'ibyo tubwira bura tugendera tugerageza gukurikiza amategeko yo iduha. Nubwo wenda benshi twebwe dutandukanye n'abandi kuko hari ubwo usanga nyine twe turenga za mbibi bano bandi duhuje gusenga Imana bo bashyizeho. Ugasanga hari umurongo w'idini ariko abantu bawiseka ari umurongo w'Imana. Kandi ari uw'idini. Ko nk'uno munsi ntabwo umva ukuntu umusiramu n'umukristo birirwa bicana umunsi ku munsi kandi bose basenga Imana imwe bayihuriyeho. Kubera gusa ya mirongo y'amadini bagiye bashyiraho ugasanga irimo iragonganisha abantu. Twebwe rero izo mbibi nyine twarazine tumenya ko Imana ari imwe. Tumenya ko gusa Imana igira abahanuzi benshi yagiye ituma ku bantu. Ariyo mpamvu usanga bamwe ari abakristo kubera ko yabatumyeho Kristo. Abandi ugasanga na abasiramu kubera ko yabatumyeho Muhammad. Abandi ugasanga babonye ko batumwe hari Buddha. Abandi ugasanga batumweho Nyabingi. Nyine ugasanga kuko abo bantu bose Imana basenga bari imwe. Ahubwo abo yabatumyeho niwe baba batandukanye. Ni ukuvuga ngo umurasta yemerewe kujya mu rusengero agasenga hari hose rw'abarokore, rw'abakatolike, ari umuyisilamu, ashobora kuba yewe n'umunyabingi ko dufite abarasta bitwa abanyabingi. Nyabingi ingi yacu bemera uyu mubyeyi wacu Nyabingi ngoho cyane dutanga urugero kuri uyu murasta witwa ufite ikigongo Rutanga. Ni umurasta? Rutanga buriya sinzi niba ari umurasta cyangwa we ni gakondo cyangwa ari style yo kuvuga ngo ngendi kubera ko abazungu wenda nta kuko hari ikintu abantu bashobora kwitiranya kuba umuntu ari umupanafricaniste no kuba murasta ko byenda guhura hari ukuntu bose barwaniraga Afurika n'ubwirabura bwabo ugasanga ari ukuntu biri guhura ariko ntibihure. Reka twambuke tugera aha ndakeka turi buhita tunasubira inyuma kuko hano hari view nziza nashakaga ko abantu babona. Aha ni industrial area. This is an industrial area. Actually it's very huge. From here going there where we can't see, those are every houses. They are in industrial area. So this is our today's vlog. So I was with Ras YUHI today, and we was vlogging, telling me about Rastafarism. He was telling me how he lost his locks. It's a sad story, but it's okay. You need to accept because hair will grow again. It's like in a school I have to attend before I finish my mission. I have to go there to see how the people live in a prison. Sometimes you need to know that situation within. Because whether you go to visit the prisoners, but you will not know exactly what's going on inside. When you go, you want just I want some prisoners here. They tell him just take care of yourself, have to wash, have to do everything. Then you come with the comfortable. Just you can't know how she is there when she's inside. But when you are with them,
you know how they you wanna know how is the real life from there. Yeah, this is the information I have to And, know before I finish my mission here on the world. Because we as the Rasta, we are on the mission Here We are on of changing the world better. the world better. Yeah. And Teaching peace and love. yeah, Yes. that's even the artist, reggae artist, they always telling people stop fighting, Yeah, man. stop hunger, Yeah. things like that. Just when we have the peace and the love, because with the love, no people will survive on the world, because we will get food to eat. Everybody will be able to eat, because when you don't have, and me I have, just have to share with what I have with you, because of love. And with the peace, no one will go away to find we will not find the refugees around the world, because we have peace. Even when with the peace, the people will work. But without peace, without love, And no life. what do you think about something called destiny? Destiny. Yeah, as a Rasta. I know destiny. Everybody has his own destiny. Yeah. I know nobody can change my destiny. Even I can't change anybody else's destinies, because we all have our destinies. Sometimes when I'm talking about this, I focus on life. Yes. Even our life, I consider life as a movie. Actually, it's a movie. Yeah, because sometimes when you are not starting to watch the movie, you don't know what inside the movie. But when you are watching the movie, when you start to watch okay, let's tell people the place we are looking there. It's another, you see the busy place there. It's a neighborhood there. It's a small village. Ego, wari ukimbwira? My destiny, nobody can change it. As well as my life was like a movie. They played the movie. Yes. All action, all the scenes are planned in the movie. Before I start to watch it, I planned it. Yes. Whether I'm on the fighting scene, such a time for fighting. When I'm on the enjoying scene, it's time of the movie. So nothing coming just by chance. Yes. Everything And on their own you time. can't plan. Actually, you can plan, but sometimes the plan can change it, and you're gonna be disappointed. Because you don't know what's inside in the movie. Yeah. So you don't know what is going on ahead. Yeah. Yes. Yeah. Yes, you can manage how you think or how you need. but you don't know how it will end. Yes. Because maybe tomorrow. Sometimes it will end is not in tears. Yeah. Sometimes it will end happy. It will depend. It will depend. Yeah, yeah. But as an advice, because you don't know how it will end, try your best. Try your best. Yeah, do your best, because you don't know. Try to save. Try to work hard. When it is on your way, you will find it. When it's not in your way, also you will know it. But try your best. Yeah, yeah. Because sometimes when you are trying, just mean you have the hope. Don't lose the hope. Kubera ko iyi si turimo umugabo arigira yakwibura agapfa. Ntabwo uzasabiriza ngo ugeraho ugure inzu yawe, ugure imodoka yawe, niba byaranabayeho, ariko uriya muntu aba yarangiritse no mu mutwe. Buriya hari ibintu byose by'amazi dushaka. Buriya iyi si yobowe n'icyubahiro. Yego. Nyambwira abantu ngo nutaba umusirikare uzashaka amafaranga. Nutaba umusirikare uzashaka amafaranga. Kubera iki se ugereranya kuba umusirikare no gushaka amafaranga? No kuvuga ngo umusirikare agira imbunda, ari gukangisha. None umunyamafaranga nawe yagira amafaranga, yagukangisha. Reka twagukata muri rompuwe yose. Twambukire hano muri zebra crossing. No kuvuga ngo rero iyi si ikintu cya mbere gituma tuyibamo ni cyubahiro. Niyo mpamvu guri inzu. Kugira ngo atazagira umuntu gusuzugura. Kuba kuruzu runini cyane. Ukagura imodoka, ukagura inzu ya kabiri kandi ufite aho uryama, ukagura ya gatatu, ukagura ya kane, ukagura ya gatanu, byose ni cyubahiro. Kandi icyubahiro n'amafaranga ni iki gikomeye? Kuri njyewe
uretse ko byose ari icyubahiro n'amafaranga nyine ntabwo biprefera ngewe ubundi icyo mba numva ni ukuba umuntu ari humble. Amafaranga yo turayakenera kubera ko kugira ngo tuba amafaranga ariko imyumvire yawe ntaho ihuriye na realite y'ubuzima. Nimba wowe ari kumeze ariko ejo uzamitinga challenge zigukubite hasi, uno munsi uzagura imbundu ujye uzikandisha. Uno munsi nanjye ndi mu bantu ushobora kuba naragizweho kuba hambo byagizeho ingaruka. Hamwe wicisha bugufi, abantu babone ko wenda wicishije bugufi ahubwo bagashaka kugufata nk'umuntu utagira ubwenge. Mugabane ko mutavuze merci. Sawa, abantu bagashaka kugufata nk'umuntu utagira ubwenge kubera ko gusa wicishije bugufi. Ariko kuri njyewe mba numva ari byo nyine bimpaye agaciro. Gusa amafaranga yo turayakenera, buriya ntazagira umuntu ukubeshya kugira ngo tubeho amafaranga ni ubuzima. Ariko nanone buriya amafaranga akandi kantu ako kantu ni akahe tuyahabwa n'abantu. Ni cycle ni arasirikira. Banga ikintu cya mbere rero kuri njyewe n'abantu. None se ari amafaranga n'Imana ni iki gitunze abantu? Imana yaremye umuntu, umuntu arema amafaranga. Rero ubwenge Imana yahaye umuntu ngo abutegekeshe isi, umuntu aburemyemo amafaranga kugira amafaranga atunga umuntu. Ni ukuvuga ngo ubundi uko bimeze ni ukuvuga ngo Imana niyo itunze umuntu. Ariko umuntu mu bwenge yahawe yashyizemo ikindi kintu gituma umuntu abaho, yaremye amafaranga. Ni ukuvuga ngo hano ku isi umuntu abeshejweho n'amafaranga. Mbere yaho se hari amafaranga yabagaho ko wakunze kumbwira history? Mbere nta mafaranga yabagaho, niyo mpamvu n'ibintu byazambye. Abantu babagaho nyine muri situation bavuga ngo uyu munsi abantu babagaho muri ujama. Niba nicyo bita commerce de drogue, bagita pata trade mu cyongereza, ibintu nk'ibyo ngibyo. Yego, bimwe byo guhererekanya. Niba ntafite ibijumba nkabizana, wowe ufite ibishyimbo, wowe ukeneye ibijumba, turagurana ku kigero kuri quantité runaka twemeranyije kumvikana. Habagaho ubwumvikane, nta n'igiciro cyabaga kiriho bitewe nuko ukeneye ibintu, habagaho ubwumvikane. Yego, tout simplement. Urumva rero niyo mpamvu icyo gihe bwo ntabwo wavuga ngo naho uyu munsi rero umuntu yaremye amafaranga niyo atunze abantu. Imana yo iracyaducungira kuri bya bintu nyine by'ubuzima bwacu busanzwe, ko niduha umwuka, niduha imbaraga, ituma mu gitondo mbyuka nkagira imbaraga njya gushaka amafaranga. Ariko impamvu njya gushaka amafaranga nuko amafaranga yari agomba gutuma ubuzima bwanjye bukomeza kuba hahagaha. Uvuga iki ku kintu bita gusenga? Ese naba mfite ikibazo ngasenga kigakemuka, cyangwa destiny niyo utegereza ukavuga ati bizagenda gutyo? Ubundi byose ndi kukubaza nk'umurasta. Gusenga n'uburyo buri byanyabyo, ubundi ni spiritual, ni ukubaka muba. Ubundi hari isi nakwita nk'isi ya kabiri ibamo, ariko abantu basanzwe batabamo, yasibamo ibintu bitaboneka. Ni ukuvuga ngo iyo se mwayibwiwe wowe wayibwiwe nandi yose. Cyo mvuga ni kirego, wabonye video yayo? nta nubwo ibaho, ni imaginaire. Rero rimwe na rimwe turi mu bibazo, rimwe twaherewe ukagira ngo icyizere, iyo turi mu bibazo tugerageza kugishakira ibisubizo byose ahantu hashoboka. Uyu munsi niba mfite ikibazo cy'amafaranga nkaba ntashobora kugikemura, nshobora gutegereza ko hari ubundi iki nakemura ikibazo cyanjye, nkajya ku mavi nkasenga. Ariko buriya gusenga gusa ntabwo bihagije rimwe n'ibindi bibazo bya hano ku isi. Ni ukuvuga ngo ubundi buri kibazo kiba hano gifite uburyo gikemurwa. Niba ari uburwayi, hari uburyo uburwayi buvurwa. Niba ari ubukene, hari uburyo cy'ubukene buvurwa. Rero buriya buryo bwo gusenga ni ukuremamo icyizere. Muri cya gihe cya kibazo kitari cyakemuka, ukaba uri strong uvuga ati nasenze cyangwa se ngiye gusenga, Imana ize kuza kubizamo. Ariko n'ubundi urasenga ukaza gukurikizaho ukajya kuri etape yo gukemura cya kibazo mu buryo bwacyo gikemurwamo. Okay, ikibazo ntabwo kinsubije neza, ariko ndashaka kukubaza, gusenga bikemura ikibazo waba ufite, cyangwa niko umuntu abeshya roho ye kugira ngo ituze? Ntabwo gusenga bukemura ibibazo waba ufite. Ndimye kukubwira rero, nubwo ko ari filime ikinnye, nuvuga ngo uno munsi ubuzima bwanjye Imana niyo yabumpaye, y'ubwayo niyo izi icyo igomba kunkoraho. Kuko ntabwo tuzi icyo Imana ikitekereza. Niyo mpamvu kenshi na kenshi abantu bajya no hasi bagapfukama bagasenga. Yewe
n'ikiba aho gusenga nta kintu bimaze birangira batabonye rezilita yo basengeye. No kuvuga ngo ubuzima Imana yo ishobora kuba yaravuze ati ngewe Rasta uno munsi kuri bona na 2023 imodoka izamugonga n'urugero. Imodoka nimara kumugonga arware wenda agere kuri etape bamuca akaguru. Noneho ngewe ubwo buzima umva ko busanga ubupanze. Ndi hara ku gitanda kwa muganga yatamvuga ariko rero kansenga Imana kabisa ibintu birankomereye. Abantu bagahita baza ahangaha bakaza nkazana ba pasiteri bose abici tuzazi wacu bose bakaza bagapfukama ngo basenge ntagira ikintu umwe. Ariko bikazanya akaguru nkacize kubera ko uko Imana yabipanze ntibabizi. Yo ibibiza ariko ngiye nkaba ntazi ngo ikigiye gukurikiraho niki. Niyo mpamvu uhora nyine uriya menye kizero kavuga ati reka nsenge wenda ibisubizo bibuze kuza kuboneka. Niyo mpamvu naza gukora buriya uzabire ushobora kuba wakora ntunakora ariko byanga byakunda ubuzima bugakomeza bukabaho. Nuba ngo bira byose rero ngo Imana y'ubwayo yo iri hejuru ya byose yaduhaye ubuzima ibuduha tutayibusabye. Rero nta nubwo nkeka ko kuba twajyaho tugakutiriza tugasenga tugapfukamiriza ntago bishobora guhindura icyo Imana dutekerejeho. Nuvuga ngo Imana ifite urugendo yadupangiye gusa nanone akandi kantu wenda kaba kari mwaho ngaho dufite ubwenge bwo gutekereza. Ubwo bwenge rero dukoresha ni ukumenya bura hari ibyo tubamo nk'urugero niba uyu munsi wiri uvuyanga abantu ubwo ntabwo navuga wenda Imana ishobora kuba muganira gukira gwa yorore ariko ushobora kuba nawe wateze bati rero ntabwo ari nkwiye gukina wenda ukoroshya ariko ibindi byo nta kintu hindura ku Imana yagupangiye. None se yego ubu buzima tubamo ubu noneho uri gusubiza nkawe twavuye ku bya Rasta ariko ndi gusubiza nkutegerejemo ibisubizo bya filozofiya ya Rasta kuko watubwiye uko ibyawe nyine. Yego utekereza ko ibintu bavuga ngo hazabaho umunsi w'imperuka. Ikindi cya kabiri bakavuga bati harimo abantu bazahamwa n'ibyaha bakatwikwa bakajya mu muriro, hakabaho n'abandi bantu bazagira nyine bakajya mu munezero w'iteka. Ibyo bintu bingereranyije Imana bavuga nk'umubyeyi, ukuntu Imana umugereranye n'umubyeyi tuzi, umubyeyi uri biologique apana uyu mubyeyi uri spirituel. Ubundi ikintu ngira ngo nkubwire njye ukuntu ngiye nizera ibintu kubera ko byanga byakunda twizera hari ibyo duheraho twizera. No kuvuga ngo ngewe nizera ko atazabemera nk'uko abantu bayivuga. Reka hano hantu tuhaprofite harasa neza haranabona tuze tuhasoreza ikiganiro kuko ndibaza abantu benshi bahabonye. Guys tugarutse kuri wa muhanda hamwe batita mu izindiro, turi kujya mu izindiro hara kuri stage dusubira inyuma buri kwira kandi iyi nzira turi kugarukamo n'ubundi twanyuze tuzamuka ubwo mu checking murabona video kuntu zimeze. Noneho burasta tugeze ahantu ndi kumubaza utubazo twe nk'umurasta muri filozofi ze n'ibyo atekereza ku Mana abakristu uko babyemera mu busanzwe. Ngaho rero warumbajije ngo senga Imana izatwika abantu ngo bizagenda bitijya bindi batubwira. Ukuntu nge mbyizera ahanga nta bigo twagombye kuba turi. Haraho twahoze tuvaye twitwaye nabi nkuko amateka bitubwira. Abantu umuntu yakoze icyaha yirukanwa muri Edeni aza hano ku isi. Nukuvuga ngo njye hano ku isi turi mu bihano. Turi mu gihano nsimbura gifungo. Kuko twamaje kwirukanwa nyine haraho twagombye kuba turi ubu ngubu no munsi iyo hataza kubaho ayo mafuti. Iyo uvuga gutyo mpita numva wemera Bibiliya kuko ibwo niyo ngira ngo nkwereka ahantu ndi nyina mu magazi. Nukuvuga ngo kuba turi hano mu isi rero haraho twagombye kuba turi kubera ko ni umunsi uribaza nk'umuntu apfuye bigenda bite ntago tubizi. Ariko ushaka gusanga abagiye cyangwa se akameze nka radio ipfuye we never know. Ariko byanga byakunda ugomba kugira imyizerere wemereraho. Nanjye Bibiliya ari kunyizeramo nka 50%. Ntabwo nizerera 100% kubera ko ese yanditswe n'abazungu cyangwa n'abirabura. Ubundi Bibiliya ya nyayo yanditswe ni y'abazungu. Kubera ko Bibiliya abantu bayanditse bari abantu bo muri Aziya yo hano hepfo hafi na za Mediterane n'abazungu ntago ari abirabura. Rero no kuvuga ngo nibo bayanditse kandi bashizemo bira ni igitabo kimeze nk'itegeko nshinga. Kirimo
kigambiriye gutwara abantu. Rero niyo mpamvu yonyine nyizera 50% ko hari byiza birimo, harimo n'ibyo ntemera ko hari ibyo nagura ati murongo simwemera, byo twenda tuzabiganira wowe n'itushakira undi mwanya ikindi. Rero ndayizera rero. Bivuga ngo rero aho twagumye kuba turi ntabwo turi uno munsi ko turanga turi mu isi turi mu bihano. Bivuga ngo iyo umuntu apfuye abarangije igihano cyiwe. Rero wone kiba gikurikiyeho mu bihano hano kusiko twahabayemo biratandukanye. Wenda ushaka kuzasanga wari twaye nabi mu gihano wari urimo. Wenda ugahita uvanwa hano mu isi ukajya gukora ibindi bihano ahandi. Ariko niyo bivuga ngo Imana imuzaba. None se ukeka ko ari nk'ikihe gihano cyakuzanye hano? Ugiye kuvuga ngo ni cya cy'inkomoko? Ni ukuvuga ngo uko biri hari uko Imana yari yapanze, yari yaremye umuntu agomba kuzabaho muri Edeni. Ibintu biza guhinduka, umuntu aracumura akora icyaha abantu badashaka kuvuga. Ariko kiriya cyaha ndagikeka nacyo mvuga, umuntu arasambana. Ari shagyatse ibintu byose kubera ko Imana yaremye abantu babiri, ibizi neza ko nibaramuka basambanye bazavuka, hakavuka abantu benshi, kandi wenda ahantu yari yabaremeye hari hagenewe abantu babiri. Bwititamo kubabwira ati mwebwe rero ubwo musambanye kandi mukagiye kubabaho n'Imana. Njyewe ndimo ndagusubiza ku buryo uko nizera ibintu. Nabyo nagusubije bya Rastafari muri rusange. Biriya ni ibya rusange, bu ni wowe ku giti cyawe nka ku giti cyanjye. Giti cyanjye nemera ko nta mperuka izabaho iyo abantu gutwika abantu. Rega Imana ni nyarukundo. Hano ku isi twari turi mu bihano. Nkurikije nyine Bibiliya niba ngiye kubakiraho. Ariko kubera ko ntago nzi ukuri kw'ibintu, ntago buriya Bibiliya nayo no kwestima, kubera ko ukuri kuzima Bibiliya umuntu yanditse bamwita Mose. Mose yabayeho isi ishobora kuba imaze nk'imyaka itari munsi y'5,000 iriho. Akajya kuza rero kujya gusobanura ukuntu ibintu byabaye muri Edeni. Byose ni inkuru n'imigani nk'ibya byakirwa by'iwacu mu Rwanda. Ariko imperuka y'umuntu niyo umuntu apfuye. Ubundi ukuri kwanjye, ubundi point yanjye ndeka no kujya guca mu bintu byinshi cyane, upfuye niyo mperuka yawe. Ntago wongera kugira aho uhurira n'ibyo by'imanza, ntago wongera kugira aho uhurira, mbese uba umeze nk'umuntu usinziriye. Nuko ngo iyo upfuye niyo mpfuye ngiye ukumva mbona kumwe radio kubita hasi gapfa gutya bikaba birangiye abantu bakazima. Nkeka kari nako babimeze. Ariko the same no ku biti n'igiti gitemye ubona ko nyine biba birangiye. Wenda ibyo batubwira nitumara gupfa tuzamenye niba hari indi nzira nyuma yo gupfa, nyine nyuma yo kuba bagukijije nyuma cyangwa se bigenze ukundi kuntu hari ahandi hantu ujya. None se gukora imibonano mpuzabitsina ubifata gute mu gihe umuntu atasezeranye? Ni icyaha? Si icyaha? Ni icyaha mu gihe uyikoranye n'umugore. Tuvuge uyu munsi niba uyikoranye n'umugore wubatse cyangwa se umugabo wubatse, nyine niba habayemo gucana inyuma y'andi magambo. Oya, ibyo reka tubireke kuko barasezeranye, kandi njye nawe dusezeranye nkakubwira ati njyewe sinzaguhemukira. No mu muco wacu bibamo nkarenga nkaguhemukira. Reka tuvuge wowe uhuye n'undi muntu wenda mu kazi murigana mugira mute, icyo gihe rero ntabwo ari icyaha. Ibi icyaha ari uko habayemo gufata ku ngufu, gushukisha umuntu cyangwa se ko warana ukuntu uri nka boss ngo ukaza ukajya ukanga umuntu ukamubwira ati ngewe nzakwirukana cyangwa se nzaguha promotion, ahubwo burabere cyangwa ni nko kwiba, ni nko naza nka n'ubushukanye. Ariko mu gihe abantu mwese mwabyumvikanyeho, ntawe ushize mu ndaka ugaha ko ari cyo kigezweho, ntacyo bitwaye. Ariko nanone si byiza kubera ko buri busambanyi nane kuryamana n'umuntu ni igikorwa gikomeye abantu batajya batekereza, kuko n'uburyo ki abantu bahura mu buryo buri spiritual, buriya birenze uburyo bw'imibiri tubona. N'uburyo buri super bunini cyane, ahubwo kurenza nuko umuntu abitekereza. Rero urumva ikibazo kiba kirimo uyu munsi, niba nje nkikonekta na Fiona, no kwikonekta, ejo nkagenda nkongera nkikonekta na Marize n'undi ugasanga ya spiritual ya spirituality maje kwikonekta n'abantu bagera muri 30-40. Ubwanjye nshobora kuba nahinduka nkatakaza umwimerere wanjye wa nyawo. Ari naho abantu bahera bavuga ati shaka umwe
cyangwa se nimba umuco wawe cyangwa idini ribyemera ushake batatu cyangwa ariko baba ari abo ntuzabajya inyuma nabo babe babizi banabyemeranwa. niyo mpamvu ni ukuvuga ngo wemerana na polygamy ni yego aho kugira ngo njyewe nk'urugero aho kugira ngo njyewe nzane umugore umwe nindangiza njya mu gisimenti nshakemo umukobwa niba ngezeyo turyamane ejo turyamane n'undi nabashaka ari batanu nkababwira ati dore ni mwebwe batanu ariko numbura hano nzaba ndi hano cyangwa ndi hano nazaguha n'undi muvugana kubwete ndahari ariko nyine nkamenya ko iri hagati yacu niba ari n'urukundo bigisha ukarubigisha bakajya bahura yego ubundi wa mugani nanjye kukubaza ikibazo kinasoza wowe ko wemera polygamy wumva ko n'umugore yakwemererwa agashaka abagabo barenze umwe? oya kubera iki? abagabo turikunda kandi turabanyabutware nitwe batware. mwabivanye he? buriya hari ibintu bimwe na bimwe tugiramo uruhare n'ibyo tutagiramo uruhare. ukuntu isi iteye hari ibintu bimwe na bimwe tuzagiramo uruhare hari n'ibyo nyine isi nyine yaremye biri naturere gutyo iyo bita laws of nature. nta kintu wayihindura ngo umugabo ni umunyembaraga ni umunyabutware niwe mutware. umugore ni umufasha w'umugabo n'umutima w'umugabo ariko no mu nyamaswa bibamo nuko n'intarekazi z'ingoya rukuntu zuba ingano n'ihene n'ibiti byose bibayo ntabwo abantu bo babihindura. rero impamvu buriya umugabo kuba wenda umugore utabyemera n'isuku cyambere umugore si utunguru azatunga abagabo benshi gute? yatunga abagabo benshi gute? noneho oya ntabwo bishoboka. ni nayo mpamvu umugabo atera intambwe akajya gushaka umugore nta mugore ugenda gushaka umugabo kibye ko bigenda biza ariko kenshi usanga iyo habuzemo ubwo bwumvikane n'umugore ngo amenye iryo tegeko ry'isi cyangwa se rya natire twasanze agashaka kubirengaho nawe nuko Bibiliya zibivuga usanga umugabo yaraba ariho bakamukora mu rubavu bakamukuramo n'iki ariko no mu buzima busanzwe turabizi abagore barashoboye tugomba kubibubahira n'Imana yashyizeho ko tubahata urukundo ukamumenyera imodoka wowe ukamubwira tega taxi voiture uzundebe kandi wowe wiri ugenda n'amaguru. niyo mpamvu burara ariko ukamuhamagara nkaguhamagara ngo nguriza 5 ngo sheraze kunsura. niyo mpamvu hari ikintu sibye ko n'abantu bitwikiriraga mu kiza bagakora ibibi arashobora kubirengeraho umunsi uri umugabo kubera ko wenda ufite ibaraga bipinya nk'ibi byanjye gakubita umugore kubera ko umufatiranye kimwe nk'uko n'uyu munsi abagore babaye uburenganzira nabo bakaba barimo bakora ibindi bintu birenze babikora bitakorwaga kandi tukabibona ko byahise byica sosiyete. ariko uko bimeze kose umugore mu by'imbaraga ni umunyantege ariko n'ubura abagore n'abanyabwenge iyo mpamvu yitwa abamutima w'urugo. buriya ikintu abagore baturusha n'ubwenge barusha imbaraga. yego niko kandi Imana yabidesize niko yabisemo niko bimeze. niyo mpamvu usanga umuntu iterambere rye rishobora kugaragara ryagezemo umugore. n'abanyarwanda barakuvuga ngo ukurusha umugore akurusha urugo kubera ko barabizi neza ko aho umugabo uzakora pe. ngiye kukubaza ikibazo cya nyuma urasubiza uravuga kimwe uravuga interuro ebyiri ubundi duhite imwe nako duhite turangiza dusezera ku bantu. ari amategeko y'Imana n'imigani nyarwanda ni iki uvuga ko kigira realite? ubundi ni ukuvuga ngo amategeko yose aruzuzanya ariko imigani nyarwanda twebwe nitwubakiye sosiyete. kubera ko amategeko y'Imana ni make ikintu cyane ngusubize igisubizo nyine cyashaka kumbaza. amategeko y'Imana harara 10 ya mbere. rero niyo mpamvu nkuko bambwiye ngo muri za ntere ebyiri z'igisubizo cyane ngiye guta nkoresha no kuvuga ngo imigani nyarwanda niyo mbona ishobora kufita akamaro kurenza amategeko y'Imana yose. Okay, urakoze cyane. So guys, we are here, great evening, the first day of 2023. I am lucky to have this guy, Yuhi, Ras YUHI. So he was having a great. So he removing the sunglasses. It's somehow evening, and this is how he looks.
And you have a beautiful cap, by the way. Yeah, thank you. This is how he look, and he looks like this. Maybe he was thinking the guy he's smoking. That's why he was having. No, it was a sunny day. We was having our tour on the sun, so it's good to protect yourself sometime. So guys, this new year I like we grow so that I can be monetized, and I gonna give you more and more beautiful content. So keep subscribing. Go subscribe on his channel Yuhi Muragije, and like and share his music, guys. So ciao, bless up, One love. happy new year, and peace wherever you're watching me from. This is DJ KGL. I'm Ras YUHI. Okay, Come keep on. love, guys, keep love, and stay healthy. Ciao.